urumva we yambwiye afite akazi, afite abantu bashaka umukozi. N'umuntu waguhamagaye? N'umuntu wahamagaye yari umugabo. Yego. Noneho aramamagara arambwira ati hari ahantu bashaka umukozi kandi bazajya bahemba amafaranga menshi. Ndatekereza ko narindeho nakavaho. Namaze nanga umushahara ntabwo muvuga. Yego. Arayambwira numva riraruta cyane. Avuga ati kugira ngo ujyane urabanza umaye ubukomisiyoneri. Hari indirimbo ivuga ngo mama hirwe ya nyuma, mama hirwe ya nyuma, wakongera ukanyumva. Hagati ya The Ben na Bruce Melody ninde wayiririmbye? Hano yenye kuririmbire ngo mama hirwe ya nyuma, mama hirwe ya nyuma, wakongera ukanyumva. Dawantu nibaze kubreminga ku ijwi ryanjye kuko sindi umuhanzi. Hagati ya Bruce Melody na The Ben umva ari nde wayiririmbye? Ndumva ari nka The Ben. Hello Kigali, hello Kigali, Kigali. Ubu turi saa 10 za nimugoroba ku isaha y'Kigali, saa 10 ziruzuye muri gare ya Musanze, saa 10 ziruzuye neza. Kubagiye kuryoshya Rubavu, twishime kugusanga kuri imiyoboro nge Didefia nkaba Imperial Empire, abanzi banyita umwana w'ibwami, dudahinduka nka table periodique. Duwahanuwe na Yohana ari mu kirwa Patemo, iminara yose yo mu mujyi wa Kigali, iminara yose iri Paris mu Bufaransa, ikabiri guconnecterekeza kuri Didefia Empire. Ngambwira nikora subscribe kugira ngo tubane 5 kuri 5. Hano magaranye n'umukobwa mwite definition y'u Rwanda ashobora gusimbura mapu. Ibaze ko ushobora gufata rirazuba riba mu idarapo ry'u Rwanda ukarikuramo ukamusimbuza ifoto ye. Ni mwiza, uramubona aseka neza, ateye neza, n'umuhanga. Uwo ninde? Ariana Mutoni wase. Umeze ute? Meze neza. Meze ba? Yeah. Kuba mwiza gutyo biterwa n'iki? Gusenga. Ubu n'abantu musengana basa oya nge biterwa no gusenga, gukora siporo. Uri umuhanga mu gukora siporo. Ubu sugira umuntu kwanga? Ntago babura. Sho umuntu kwanga rwara inkorora mu ntambara, umuntu kwanga akamera urubingo mu mazuru, umuntu kwanga akameza ibyatsi mu isafuriya, uwo muntu kwanga nukuri. Murakoze. Ugira besto yaba umukobwa cyangwa umuhungu, inshuti yawe magara ya hafi? Ndayigera. Mu mentioning izina niba naribe bamwita Mutesa Pofia. Mutesa murebe umubwira uti Mutesa Pofia, you are my bestie. Mutesa Pofia ndagukunda, inshuti nziza. Ugiye kumva ngo Mutesi ngo Libre iramufasha igiye kumufunga, ngo bamufunze, ikintu cya mbere wahita utekereza ko bamufungiye niki? Cyahita kiza mu mutwe direct, kwita uti ko bisa kose iki kintu ashobora kuba kizizwe, so bamufungiye iki, bigenze bite? Ikintu bamufungira Mutesi kwa uti mva bambwiye numvishe ngo urafunze, nahita nekereza ko bagufungiye iki. Mubwira mureba ikintu numva bamufungira ni ukugira ukuri kwishe. Ubwo bivuze ngo ashobora kuba yawe yakoresheje ukuri kwinshi bakamufunga. Ariane, mu bwana bwawe wigeze ukubitwa? Cyane. Wenda n'ababyeyi? Cyane. Inkoni wibuka ukavuga utumva this memory kabisa naraziriye, wari wakoze iki? Nige twari turagiye inka. Ndangije nyine akazuba kavuye njya kuryama munsi y'ibiti, munsi y'igiti kintu se cyambuka. Yego. Iki gihe nyine barahamagara abaturanyi, bahamagara mu rugo, papa ahita asanga inka zagiye monoza mu murima w'inoze w'ibijumba. Zagiye kona. Asange bwo kuryama munsi y'igiti n'akazuba nari nasinziriye. Nicyo gihe numva nigeze gukubitwa. Yaragukubise yikuragaho amwino, nawe uravuga uti papa sinzongera.
nicyo gihe numva nakubiswe cyane. ariko warambwiye ngo mu minsi yashize ngo baragutuburiye wana byagenze ute? banza bitari bikoroheye. muri aba bagushoboje iki? Bashoboje iki? Kunuburira gute? Reka arambwiye uti rwose hari umuntu nsigiye ubutunzi bwanjye noneho ku bushake. Ku bushake? Wisanze yute? Hari ibyo tukabyibonera. ngo hari ukuntu tuba turi gufasha abandi bantu kugira ngo birinde ibisa nabyo, ibyo wanyuzemo hatazagera undi muntu binyuramo. N'umuntu waguhamagaye? Yari umugabo, yari umugore? Yari umugabo. Yego. Noneho arampamagara arambwira ati hari ahantu bashaka umukozi kandi bazajya bahemba amafaranga menshi. Ndatekereza ko narindeho nakavaho. Ndamaze nanga umushahara ntabwo muvuga. Yego. Arayambwira numva rero araruta cyane. Avuga ati kugira ngo ujyane urabanza umaye ubukomisiyoneri. Arera ndamubaza nangaye arayambwira. Ndamubwira ati rero kubera ko narabijya ku famu ndabangwaye 1/2. Nuko akazi kakabura. Nuko ngo yakwijije ko ugiye kugenda ukabona akazi. Yego. Ariko kugira ngo ako kazi ukabona ugomba kumuhaho komisiyo. Ujyayo? Njyayo. Yego. Njyewe banyiriza mu nzira bamererekanye nyine ndavuga ndatashye. Ndakabura ntako nabonye. Yewe. Shaka kubugira ubuntu. Shaka ariko ni n'umukire. Amba umuntu ushobora gusabwa amafaranga ukahita uyabona. Oya bitewe n'icyo ushaka nyine hari igihe biba ngombwa ko kugira ngo ufate ikintu hari ikindi ugomba gutanga. Amafaranga menshi watunze ari ayawe? Amafaranga menshi watunze ari ayawe? Yarangaye? Wenda ntabwo turi ujye kuvuga ngo ni ryari ngo byagenze bite, umubare wibuka kwatimva niyo mafaranga menshi maze gukoraho pe. Natunze yaje ni 500. Urarenze 500,000 yose waragize gutyo wateye n'ayanjye. Siko amafaranga narabona naho ateretse. Nayo uzayakora uzayatunga bingirirweho. Hari indirimbo ivuga ngo mama hirwe ya nyuma, mama hirwe ya nyuma, wakongera ukanyumva. Hagati ya The Ben na Bruce Melody ninde wayiririmbye? Kanogeye nyikuririmbire ngo mama hirwe ya nyuma, mama hirwe ya nyuma, wakongera ukanyumva. Wenda abantu ntibaze kubreminga ku ijwi ryanjye kuko sindi umuhanzi. Hagati ya Bruce Melody na The Ben umva ninde wayiririmbye? Ndumva ari nka The Ben. Numva ari nka The Ben. Kanongere nsubiremo. Mama hirwe ya nyuma, mama hirwe ya nyuma, wakongera ukanyumva. Ninde? Ni The Ben. Rarenze. Yari umuhanga w'ibintu ibintu bya social media urabikurikirana cyane. Iyo uri mu rugo utagiye mu kazi, utuntu ukunda gukora uri ko relax aba rutuye? No kureba movie. No kureba movie. Ndi kukunyagiza, kuba ndi kukunyagiza urabivuga iki? Kunyagirwa imvura yatunyagiye nta kintu. Kunyagiye se uvuye? Imvura yanyagiye ndagiye ndakeka nta yindi bizajya. Ariko ushobora kuba wararagiye igihe kirekire. Cyane. Sundi waragiraga wabaga hehe icyo gihe? Nabaga mu cyaro ariko sindivuga ntabwo ndi bukubwire. Akarere za Nyagatare siko ariho haba inka cyane. N'akarere reka tukihorere. Hateye isoni? Iyo ntabwo hateye isoni. Kuvuga akarere ntabwo uramesha nenga wenda umudugudu w'iwanyu. Babarira tukihorere. Gusa nta soni gateye. Ariko useka neza. Merci. Unareba neza. Murakoze. Unateye neza. Murakoze. Urabizi si byo byose mbuze ko ari byo?
ikintu wiyiziho neza ku bijyanye n'ubwiza bwawe ni igiki? ko byasa kose ntago cyabura. Nk'ubu nkanjye rwose ikintu cya mbere niyiziho kuri njye, shaka umutwe we nawe twarushana. ubwo se kijyanye n'ubwiza ni umusatsi. Ufite umusatsi mwiza? Ntago uri mu matsinda? Wari wajya kureba umuhungu muri inshuti bisanzwe, ukajya kumureba bisanzwe, mwahura ukabona nyine atangiye kukuzanaho ibindi bintu nyine bye bitewe na mood arimo, ukabona ari gushaka kukumenyera like wapi? Motari ntabwo atubereye muri frame. Motari ntabwo ari kugaragara. oya n'ubundi ntabwo murimo. Aha, none se Ariane ni muntu ki? Ariane ni umukobwa uyubaha, yego, nkunda gusenga, nkunda kwishima, nkunda guseka, nkunda abantu, yego. nibyo. Ariane, kugira ngo ube uri umujene, ube uri umutipe, kugira ngo ube uri umugabo, ube wajya kumutereta kumushyira muri modu y'urukundo, bisaba kugenda witwaje iki? Kuba ufite disipurine. No, disipurine yonyine. Disipurine wowe uyisobanura ute? Disipurine umuntu yayisobanura mu buryo ukibona umuntu uburyo njye nyibona umuntu uburyo arimo kumvugishamo muri kuganira, mpita mbasha kubona nimba uwo muntu afite disipurine cyangwa ntayo afite. Ni ukuvuga ngo wowe ahubwo ntabwo ugendera kuri bya bindi ngo ugomba kuba uri tall, ugomba kuba uri big, ugomba kuba ufite cash, ugomba kuba like kuri disipurine. Ngo umuntu uwo ari we wese waba ufite disipurine mwakundana cyane. Iyo uri mu rukundo butandukaniye na Ariane usanzwe? Iyo ndi mu rukundo mba nishimye biruta uko ubu ngubu mba meze, sibyo? Mba nishimye cyane. Hari ibintu bitatu, hari sex, hari hug, hari na kiss. Weho we expecting ikihe kintu cyane ikintu wisangamo winjoyingamo akenshi cyane iyo uri mu rukundo ni ikihe? Guhoberana. Hug cyane. Gashaka umuhobera ukanase. Ariko ntabwo bitinda, abantu benshi nyine kubera kubora bambona seka najya ndakara, ariko iyo ndakaje ndarakara. Nkaho umujinya wawe ni umurandura nzuzi. Niyo ntabwo ari cyane. Wigeze utukana n'umukobwa mugenzi wawe kera cyangwa se na vuba? Oya, ntabwo turatukana. Wigeze ukunda umuhungu ariko ukanga kubimubwira, ariko yeho warashiriyemo imbere uvuga uti man ishobora byose? Nigeze kumukunda. Wiyumva gute icyo gihe? Nyine biba ari byiza ifite umuntu ukunda, nyine iyo utarabimubwira nabwo biba ari ikibazo, kandi sinari kubimubwira. Ese ubwo iyo ubimubwira nyine wiyumva gute kubera icyo wakunze umuntu ntubimubwire? Oya, nakuze bavuga nta mukobwa nyine gutyo nanjye ngendera muri iyo ntuza, kandi koko nkumva nibyo. Kuri ubu umaze gukura, ikintu kera nyine bakubwiraga ngo kirazira, kuri ubu ukaba warakuze ugasanga yari scam, ni ikihe? Byuza nka bibiri. Kimwe n'icyuko bavugaga ngo kunywa amata, kurya inyama warangiza ukanywa amata. Icyo kintu nakuze nyine bavuga ngo ni ikintu kibi. Ukoze usanga ni scam. Usanga ushobora kurya inyama rwose uninywera amata direct. Ngo ikamwa amaraso. Niko batubwiraga. Iyo scam yari scam kabisa. Scam ikomeye. Iyindi niyo. Oh my goodness. Hari indi urayibutse?
ngo iyo umuhungu ngo akombye umwuko kuko akundi mugira umutsima noneho ngo umuhungu yakomba umwuko ngo abyaza ibimasa gusa niyo rero narakuze mva yaba ari scam. hari n'indi bavuga ngo iyo uraye mu muvure ngo uhinduka ngo nka gutya ngo uraye mu muvure ngo wabyoka ngo uri umuhungu da ibaza umuhungu uteye gutya niyo yaba ari scam. irebe iyo uri kwireba bitekerezaho iki? iyo ndi kwireba irebe nta kibazo irebe ntarebe kiranga gutyo nyine irebe bibonye kiranga gutyo nk'inyuma nawe ugira urahazi? ndahazi. sure okay gira ikintu wivugaho. ikintu nivugaho ku bigendanye nyine gutya wirebye urumva wirebye imbere inyuma hura uriyizi gira ikintu wivugaho. nivugaho njyewe yego ahubwo njye ikintu nirebye gutya nashima Imana nkabwira ngo warakoze. se hari abakobwa ubona ukabona barusha ubwiza nawe? oya nta muntu uri aho yewe uyobe wapi ikigenda ok wenda reka nguhe nk'umutipe nyine ukabona nk'umukobwa ari guteretwa urandusha iki kweri? iryo ryaba ari ishyari. naba nagize nta shyari ugira? ishyari cyangwa gufuha? oya gufuha se wafuhira umuntu mudakundana? nahise mvura ko ibaye nyinshi tujya kugama. shano kugama se imvura si nyinshi ariko tutatubwiye tujye kugama mari tutanyagirwa dusoze ok reka dusoze imvura ibaye nyinshi guys imvura iratuvangiye ariko maybe ko we have next part weho icyo ugomba gukora don't miss and make sure you have to make subscribe and then ibindi nakagaruka tujye kugama.